tukajya twicara mu nkambi bakatubeye ngo urataha mu Rwanda ngo wabazi ibyawe ngo bakakurigisa mbese urukundo twahabonye amajyambere twahabonye nta nahandi hantu tuzayabona. Iyo wahunze ukicara bakwita impunzi ntabwo bikunezeza, ariko noneho ugeze mu gihugu cyawe birakunezeza. Umunyarwanda wese afite agaciro. Tubaha ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi yasuye inkambi zose zo mu Rwanda zicumbikiye abanyekongo. Izi ngendo zikaba zari zigamije kureba uburyo babayeho, kureba ibibazo bafite mu rwego rwo kubashakira umuti kugira ngo bakomeze kubungabunga imibereho yabo. Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Impunzi z'abanyekongo zicumbikiye mu Rwanda zisaga 70,000. Izo mpunzi zicumbikiye mu nkambi zitandukanye mu Rwanda. Leta y'u Rwanda ifatanije n'indi miryango nterankunga yita ku mpunzi, cyane cyane ishami ry'umuryango mpuzamahanga ryita ku mpunzi HCR, bakora ibishoboka byose kugira ngo babashakire uko babaho, babaha ibyo kurya bigenewe impunzi, bakabashakira umutekano usesuye, abana bagashyirwa mu mashuri, bagashakirwa amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa by'ibanze. Gusa kuba mu buhungiro ntibiba byoroshye. Nubwo izi mpunzi zikorerwa ibishoboka byose ngo zitabweho, ntabwo ibyo babona biba bihagije. Bakomeza guhura n'imbogamizi zitandukanye. Ni kubw'iyo mpamvu Minisitiri ufite kwita ku mpunzi mu nshingano ze yasuye inkambi zicumbikiye impunzi z'abanyekongo mu Rwanda mu rwego rwo kumenya ibibazo bafite kugira ngo bishakirwe umuti, naho ibindi bidahita bibonerwa umuti kugira ngo bikomeze bikorerwe ubuvugizi. Nk'uko byari biteganyijwe ngitangira akazi muri Minisiteri, gahunda yari yo kubanza nkareba inkambi zose, nkareba ibibazo birimo kugira ngo tubone uko twuzuza neza inshingano leta idushinga yo kugira ngo abanyamahanga baduhungiyeho barusheho kugira ubuzima bwiza. Muri iki kiganiro kandi turanarebera hamwe ingendo Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi yagiriye mu nkambi zitandukanye, hari mu rwego rwo kurebera hamwe ibibazo impunzi zifite ndetse hagashakwa n'ibisubizo ku bibazo bimwe na bimwe bishobora kubonerwa umuti ku buryo bwihuse. Muri iyi nkambi ya Gihembe iherereye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, ni inkambi icumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga 14,000 zahatujwe mu mwaka wa 1996. Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi ari kumwe n'uhagarariye HCR mu Rwanda bakaba barasuye iyi nkambi tariki ya 12 Nzeri uyu mwaka wa 2013. Mu nkambi ya Gihembe iherereye mu karere ka Gicumbi hamaze kubakwa inyubako yitwa Turi Kumwe. Inyubako ikazakoreramo polisi y'igihugu muri gahunda yo gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no kubungabunga umutekano w'izi mpunzi muri rusange. Iyi nzu ikazanakorerwamo n'abakozi ba Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi ndetse n'ab'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni ikibazo gikomeye. Si mu Rwanda honyine bigaragara kuko ni ikibazo cyugarije isi yose ubu. Cyakora icyo ntagenda ntavuzeho ni uko Leta y'u Rwanda bigaragara ko ishyira imbaraga nyinshi mu kurwanya iki kibazo. Leta yabanje kubikorera abanyagihugu, none ubu bari kubikorera n'impunzi. Intego yacu ni uko mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha muri buri nkambi yo mu Rwanda hazashyirwamo ikigo cya Turi Kumwe gishinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Muri buri nkambi zose zicumbikiye impunzi z'abanyekongo mu Rwanda hakaba hazubakwa iyi nyubako mu rwego rwo gukomeza kubungabunga imibereho y'abahatuye. Tariki 17 Nzeri ho basuye inkambi ya Nyabiheke iri mu karere ka Gatsibo ho mu ntara y'Iburasirazuba icumbikiye impunzi zirenga 13,900. Bo bakaba baratangiye gucumbikirwa muri iyi nkambi mu mwaka wa 2005. Uyu munsi nkabana ugeneye inkambi ya Nyabiheke. Icyo twari twiteguye kureba cyane cyane no kuganira n'abahagarariye izindi mpunzi kugira ngo tumenye ibibazo byihariye impunzi zifite ku buryo bw'umwihariko. Tariki 19 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka ho hasuwe inkambi ya Kiziba iherereye mu karere ka Karongi ho ni mu ntara y'Amajyaruguru. Iyi nkambi icumbikiye impunzi zisaga 16,362. Iyi nkambi yakiriye impunzi z'abanyekongo mu mwaka wa 1996. Abatuyemo bagaragaza umunezero nubwo ngo bafite ibibazo bitandukanye, ntibibabuza kuba bashakisha uko babaho mu nkambi kandi bakanidagadura. Minisitiri kandi yabasabye kudaheranwa n'agahinda dore ko bo banamaze igihe kinini mu buhungiro.
wavuye mu byawe ntacyo biba bikumariye. Mujye munyuzaho rero mu birenge, mutwiyambaze, tubahe ibyo dufite, ariko noneho namwe ubwanyu mutera n'inkunga, ubona agiye kugwa mu gahinda, muganire, muze mukine, murebe televiziyo, mubyibagirwe, sibyo? Naho tariki 23 ukwezi kwa 9 hasuye inkambi ya Kigeme iri mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Iyi nkambi yicumbikiye impunzi z'abanyekongo barenga 18,000 bakaba baratangiye kwituzwamo mu kwezi kwa 6 k'umwaka wa 2012. Muri iyi nkambi hatanzwe ibikoresho bitandukanye cyane cyane byo kwifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi. Nibyo koko iyi nkambi ijya kuza hano, natwe ubwacu muri ministeri twari tubizi ko ari undi mutwaro twongereye muri district ya Nyamagabe, cyane cyane twongereye ku bitaro bya Kigeme mu gihe twari dusabye yuko abarwayi barembye bajya bahita boherezwa hano. Ibibazo rero twakomeje kubikurikirana, dukora ubuvugizi hirya no hino mu buryo bwo kongerera ubushobozi ibi bitaro. Ni muri urwo rwego mubona ko uyu munsi twaje kwakira ibitanda 50 biriho matora n'amashuka 250 mu rwego rwo kongera ubushobozi muri serivisi ya pediatri, ni ukuvuga muri serivisi abana bavurirwamo, kuko bigaragara yuko abana b'inkambi benshi bari mu nkambi benshi boherezwa hano mu buryo bwo guhabwa ubuvuzi. Ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu barimo UN, ni ukuvuga imiryango w'abibumbye ufatanyije n'amashami yayo yose akorera hano mu Rwanda, hari kwagurwa, ndavuga no gusanwa, murabona ko bari gusenya ibyari bishaje maternité, kugira ngo hubakwe indi nshyashya iberanye kandi ikwiye umubare w'abantu bakirwa buri gihe. Hari laboratoire iri kubakwa, ibyo byose rero ni bikorwa kugira ngo impunzi ze ku mutwaro ku gihugu, ahubwo bibe byaba n'amahirwe ku bazakiriye. Abahagarariye izindi mpunzi mu nkambi zose bagize umwanya wo kuganira na Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, bamugezaho bimwe mu bibazo bafite, bamusaba kubakorera ubuvugizi kugira ngo bibe byakemuka. Ku by'izi mpunzi zagejeje kuri Minisitiri we yabasuraga, ibyinshi mu bibazo bahura nabyo bigenda bisa, ariko bifuza cyane cyane ko mu gihugu cyabo hagaruka amahoro bakaba batahuka. Nyuma yo kumva ibibazo izi mpunzi zifite, Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi yabijeje ko hari ibigiye guhita bikemuka byihutirwa, ndetse n'ibindi bikazakomeza gukorerwa ubuvugizi. Ibibazo bitandukanye rero impunzi zabajije harimo ibijyanye n'ubuto bwaho inkambi ziri. Kuri iki kibazo nyakubahwa Minisitiri yabumvishije yuko kuba ari hatoya si mu nkambi z'impunzi gusa, ko ni ikibazo n'u Rwanda ubwabwo ni rutoya, ahubwo ingamba zafashwe nuko ubwo buto bw'inkambi bugomba gucungwa neza kugira ngo abayirimo nubwo ari hatoya ariko bayibemo neza. Hanyuma ibyerekeranye n'ubuzima, impunzi zagaragaje ko bafite ibibazo cyane cyane by'insimburangingo ku babana n'ubumuga ndetse n'abatabona. Nyakubahwa Minisitiri rero yabijeje ko mu bishoboka hazakorwa ubuvugizi kugira ngo gahunda zihari mu gihugu nabo zibagereho, nk'uko igihugu cyabahaye ubuhungiro banabafashe no kubona serivisi zitangwa, ariko kandi nanone Minisiteri bakorera n'ubuvugizi mu miryango mpuzamahanga isanzwe ifasha impunzi. Ikindi kibazo bahuriyeho n'ikijyanye no kwiga. Bagaragaje ko muri gahunda ya HCR bafasha kwiga kugeza mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, 9 basic education. Ahangaha nyakubahwa Minisitiri akaba yarifuje kandi akaba yaranabigejeje no ku nzego za HCR yuko hagomba gukurikizwa gahunda iri mu gihugu y'imyaka 12 yibanze, nabo ikabageraho ko batarabashije kugera mu mashuri, tugashaka imiryango y'abafatanyabikorwa bashobora kudufasha kubagezaho amashuri y'imyuga kugira ngo bige imyuga, niba natahuka bazagira icyo bimarira. Ku bijyanye n'ikibazo cy'imirire, bakomeje kugaragaza yuko hari abasaza, abana n'abakecuru batabasha kurya
ibi byo kurya bibahabwa na HCR birimo ibigori n'ibishyimbo, basaba yuko bishobotse bafashwa kubona indyo ijyanye n'ibibazo by'umwihariko bafite by'ubusaza n'uburwayi. Ahangaha rero nyakubahwa minisitiri yabijeje yuko azabakorera ubuvugizi yaba hano ndetse no miryango y'abafatanyabikorwa ku buryo abo ngabo babona ifunguro rikwiye. Ikibazo rero bose bahuriraho nuko bifuza gutaha kuko ubuhunzi ntabwo ari ikintu kigomba guhoraho. Ahangaha nyakubahwa minisitiri akaba yarongeye kubumvisha yuko babwira yuko guverinoma y'u Rwanda, nyakubahwa perezida wa repubulika bakora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke mu karere, noneho babashe gusubira iwabo, kandi abizeza ko ubuvugizi buzakomeza gukorwa. Mukaba muzi yuko nyakubahwa minisitiri agiye kujya mu nama mpuzamahanga ya UNHCR EXCOM izabera mu Busuwisi Geneve, akaba yarabijeje yuko ibishoboka gukemurirwa cyangwa kubonerwa umuti hano bizawubona, ariko ko bitazanamubuza no kubakorera ubuvugizi mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ku isi rifite icyicaro i Geneve. Impunzi zishimira uburyo u Rwanda rwabakiriye, kandi ngo kuba minisitiri ubashinzwe akomeza kubasura ibi bibereka ko n'ibindi bibazo bafite nabyo bizakemuka. Turabona kuri twebwe nk'impunzi z'abakongomani ziri hano muri iyi nkambi, urugendo rwa nyakubahwa minisitiri ruradushimishije cyane kuko twizeye ko ibibazo twamugejejeho bijyanye n'inyubako ari iby'uburezi ari umusaruro twabona. Byatweretse ko leta y'u Rwanda n'ubundi isanzwe itwitaho, birushijeho nka minisitiri ushinzwe impunzi kuba yaje kudusura, bitweretse ko baturi hafi batwitaho. Uruzinduko rwa minisitiri rudusigiye ibyiza byinshi kuko hari ibisubizo bimwe, ibibazo bimwe twari dufite abashije gusubiza. Ni ukuvuga ngo iyo badusura nka minisitiri twumva yuko u Rwanda rwatwakiriye, rudufite ku mutima kandi rutwifuriza ibyiza. Impunzi z'abanyekongo zicumbikiye mu Rwanda zisaga 70,000. Usibye abacumbikiye mu nkambi zabakiriye no mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira mu karere ka Rubavu, naho haracyari impunzi z'abanyekongo basaga 10,000. Abahatuye bakaba bagiye gushakirwa inkambi ihoraho bazaturamo mu karere ka Gisagara kugira ngo nabe bave mu nkambi y'agateganyo. Niboneye ko kuba impunzi biba bitoroshye, ushobora kubaho neza cyangwa ngo unyurwe utari mu gihugu cyawe, ariko impunzi z'abanyekongo zicumbikiye mu Rwanda zashimye uburyo leta y'u Rwanda ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babafasha mu kubungabunga imibereho yawe ya buri munsi, bakaba ariko bafite impungenge. Mwabonye ko mu byavuye mu nzinduko minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi yagiriye mu nkambi zitandukanye zicumbikiye abanyekongo, bazakora ubuvugizi kugira ngo ibibazo byagaragayemo bishakirwe umuti. Reka mbibutse ko ku bindi bisobanuro mwahamagara nimero 170 itishyurwa ya Midimari. Naho mu kiganiro cy'ubutaha twongeye kubifuriza ubuzima buzira ubuhunzi.